Rayon Sport mu ibanga rikomeye yasinyanye n'umufatanyabikorwa mushya Airtel ubu niwe mufatanyabikorwa mushya wa Rayon Sport mu ibanga rikomeye rero ku masezerano y'imyaka 3 bagiranye pre-contract bandiriza amasezerano bagiranye kugira ngo batangire gukorana. Ibyo byose kiye kugenda tubibabwiraho muri iki gitondo, tunababwire ko ikipe ya Rayon Sport na Skol bafatanyije na n'ikinyobwa cyitwa Laga batanze igihembo ku mukinnyi witwaye neza mu kwezi kwa kabiri, haba ku bagore ndetse no ku bagabo. Kwizera Olivier yamaze kuba gicakira rwose, ahita nizeza abareyo ko ku mukinanyo bafitanye na Elmeleke azaba ameze neza, ahagaze neza, ati ngiye mfite form and form, avuga ati ngewe rwose muzanyitege cyane. Undi mukinnyi wahawe igikombe cyangwa se n'igihembo cy'ukwezi kwa kabiri ni ku ruhande rw'abakobwa n'uwihirwe Regine. Uyu mukobwa nakina kuri gatatu, ni umukobwa umwe washakaga kuva muri APRF akegera akaza muri Rayon Sport, ariko bikaza kugorana kugira ngo agere muri Rayon Sport. APR yaranze kumurekura. Uyu mwana akina nimero 3, yaze kuba ari kurwana Ferwafa ku itegeko, kubwirwa itegeko. Uyu mukobwa ahita ajya muri Rayon Sport. Ubu niwe wegukanye igihembo cy'ukwezi kwa kabiri rwose, anahiza abandi kuri nimero 3, ahagaze neza cyane. Uyu mukobwa niwe wamaze kuba agicakira. Tugiye kugenda tubiganiraho, ariko nkubwira ko Rayon Sport kandi yatangije icyumweru, ni icyumweru cyayo yise Rayon Week, cyumweru rwose cy'ubururu. Bavuga bati bagiye kwakira imikino ikomeye cyane, harimo umukino wa Elmeleke bagiye kuba bakire umukino wa Polisi kuwa 4 muri weekend, ku cyumweru wakire umukino wa Gasogi United. N'imikino 3 bazakira. Bavuga bati turishakamo amanota, tuyishakamo amafaranga, bakubwira bati gura itike yawe hakiri kare cyane rwose, wirebere umukino umwe uvaho undi ujyaho, wigurira itike yawe. Rayon Sport rwose yamaze kuba ibitereka ku rundi rwego, wabikora wihuse cyane kugira ngo amatike atagushirana, cyane unafashirizamo n'ikipe yawe ya Rayon Sport. Nubwo buryo Rayon Sport iri kugenda ibikoramo, ariko bibutsa abanyamuryango bayo n'abakunzi ba Rayon Sport gukanda akanyenyeri 702 urwego, ubundi ukiyandikisha ukaba umunyamuryango, bakajya babona uburyo bamenya aho utuye, bamenya icyo ukora, byose bigiye birimo, bityo ubu uri umunyamuryango wuzuye, byose bagiye babizi. Umunyamuryango wa Rayon Sport, umukunzi wa Rayon Sport wese akaba azwi ahakorera ndetse n'icyo akora. Ibyo byose ni ibintu babigiye bashaka ko mubikora mu buryo bwihuse. Rayon Sport kandi ifite ni Women Football Club, ifitanye umukino n'ikipe ya APRF ku bagore. Ni uruhande rw'abagore, kwinjira nabonye itike bayigize 1000, muri VIP bagira 5000. Ni ugukanda akanyenyeri, ni kakanyenyeri ka Rayon, ni akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 00 akanyenyeri 8 akanyenyeri 03 urwego. Aho ngaho uhita wigurira itike yawe. Ni match iri bube ku masaha y'isa 9 rwose, saa 9 z'amanywa mu Nzove. Uwo mukino rwose gucitse uba ari umukino ugenda ko iyi match z'abagore abantu nabonye batabyitabira cyane, ariko umukino w'abagore ahariho hose rwose ugenda uba wihuta cyane, baba bihuta, babaguruka cyane. Niyo mpamvu gura itike yawe hakiri kare cyane, uze kwirebera match y'abagore ya Rayon Sport. Ikindi nakubwira ku ruhande rw'abagabo nanone, iyi match ya Elmeleke bayishyize ku rundi rwego. Bakubwira ati izi kipe tugiye kwakira kuri 16, kuri 19 no kuri 22. Ubwo kuri 16 ni Elmeleke, kuri 19 ni ikipe ya Polisi, kuri 22 ni ikipe ya Gorilla. Ati imikino 3 yose tugiye kwakira, ati ubu rwose waba ugura itike yawe hakiri kare cyane, ukazaba uri wa mbere mu kureba ino mikino ya Rayon Sport ndetse n'izi kipe bagiye kuba bahangana muri iki cyumweru. Ni icyumweru cya Rayon Sport rero, bagiye rwose bavuga bati gura itike yawe hakiri kare cyane maze wirebere ino mikino. Ngewe rero mpite nzamuka, ariko mbere ko nzamuka kora like, kuri comment, mba nkwisabira ibyo bintu. Ubundi waba uri mushya ugakora subscribe, ubundi ukareka ikiganiro kikarangira. Nibyo mba ngusaba kugira ngo iyi channel yacu izamuke cyane, kugira ngo tujye tuvugira ahantu hari abantu. Kuvugira ahantu abantu batashaka kukumva nabyo biba ari ikibazo gikomeye cyane. Reka rero mpite nkusaba
kubikora. Ariko tuhita tukomeza cyane nkubwire ibikubiye mu masezerano by'ibanze ko byakozwe mu ibanga. Ntago Rayon Sport yigeze ishaka kubishyira hanze kuba ko na amasezerano ni geragezwa, ni contract ihwanye n'amezi agera kuri ni imyaka igera kuri 3, ntago ari amezi, ni imyaka 3 Rayon Sport igiye kuba ikorana n'ikipe ikorana n'ikigo cya Airtel Rwanda igiye gukorana na Rayon Sport n'igihe gizingana n'imyaka 3 bagiye kuba bakorana. Ni ya Airtel muri byibuka ivuga ati tugiye kugura Rayon Sport imodoka. Ese imodoka nibwo igiye kuza? Ibyo byose nibyo tugiye gutegereza muri aya masezerano. Rayon Sport rero mwibanga rikomeye nimugoroba yahise ivuga ati rwose turashaka guhita turangiza cya gikorwa twari dufitanye nka Airtel, turashaka ko duhita dushyira amasezerano ku mugaragaro. Rayon Sport rero yahise bikora mu ibanga, kubishyira ahagaragara ntibabikora, ariko baravuga bati tugiye kubikora ni imyaka 3 y'amasezerano na Airtel. Rayon Sport kipe ikomeye ikoranye n'ikigo kigiye guhita gikomera nka Airtel. Ubu igiye kuba ni ikigo cy'itumanaho gikomeye cyane mu by'itumanaho, kubera ko kigiye gukorana na Rayon Sport y'abafana benshi. Nabyo nibyo bifuzaga nabo cyane. Ubu ubukangurambaga n'ibindi byose bazajya bakora bizajya byihuta cyane cyane ku kibuga, bavuga bati koresha Airtel mw'ubu buryo bwabo bagendaga bakora, buryo bw'ama promotion bashyiragaho, bw'ama airtime, bw'ama MBs, ibintu byose bazajya babikora bihite byumvikana cyane, kubera ko izaba iri gukora. Natwe hano tuzajya tuyivuga kenshi cyane, kubera ko iri gukorana n'ikipe ikomeye y'abanyarwanda. Natwe tube turayivuze. Ubu Airtel nayo igiye kuba ikomera cyane, ivugwa buri munsi, ivuga buri gihe nkuko Skol ivugwa. Rero Jaruti hajemo Airtel, hajemo Skol, ubwo ni abaterankunga cyangwa se n'abafatanyabikorwa bakomeye cyane muri Rayon Sport. Buri Murenza Budara ari kugenda akora buri kamwe, buri munsi agenda akora akantu, niba ari abaterankunga akaba yabagezeho mu ikipe akaba yakoza akantu. Ubu rero arashaka ko azayisiga, niba yisize ari undi uzajyaho ayisige hari icyo ayigejejeho, ku buryo nkuko bagiye bamuririmba mu gihe cyashize, Murenzi ayijyana ihuye, bityo iyi kipe ikagenda Inyanza Prito ikayijyana Inyanza mu majyepfo, ikipe igatwara ibikombe, iri Inyanza gatwara igikombe cya shampiyona. Murabyibuka neza muri 2012 aravuga ati ngewe ndavaho n'ubundi nkoza akantu. Rero naba baterankunga ari kugenda yiyegereza, akongeraho no gushaka gutwara igikombe cyaba cya shampiyona cyangwa icy'amahoro. Ibyo byose ari kugenda bikora gahoro gahoro kumwe na bagenzi be bagiye bafatanyije. Ibyo rero nibyo ndi kugenda nkubwira. Rayon Sport rero kandi tuvuye ko muterankunga ni imyaka 3 basinyanye yo gufatanya, ubwo tuzagenda tumenya n'ibindi. Ese amafaranga yinjiye nangahe? Icyo cyo ntago twigeze tukimenya, cyangwa se bagiye guhita babafasha iki? Ni ya modoka gusa, ubundi akajyaho n'ibindi ni ibiki? Turajya kusukumenya Rayon Sport igomba iki Airtel, noneho Airtel nayo igomba iki Rayon Sport. Ibyo nibyo dutegereje kuza kumenya. Rero bahise babikora ku mugoroba washize, nyuma yuko batanze n'igihembo. Duhite tuzamuka rero, batanga igihembo. Batanze igihembo ku bakinnyi bitwaye neza mu kwezi kwa kabiri, harimo Kwizera Olivier, Gishweka. Bavuga bati MC yavugaga ati ese murabona ari ndo gikwiye hagati Abedi na Gishweka, kuko uwo barundi bari bahanganye bamwita Ramadani Chimanga, ntago yigeze ahagera. Ati turashaka uwo bita Gishweka ati niwe ugikwiriye cyane, n'ubundi bahita bakimushyigikiriza, kubera ko Gishweka imibare yari afite gukina imikino 5 mugatsinda imikino 3 mukanganya 2, ni mu kwezi kwa kabiri agakora clean sheet 3. ni imibare yamubariraga neza rwose, yamworoherezaga cyane kurusha ba Abedi bagiye bagira imvune zitandukanye. Ugasanga Abedi rwose yamurushaga cyane. Uwo nabonaga bari guhangana cyane n'uwo bita Chimanga Ramazani, kuko nawe yitwaye neza muri defense mu kwezi kwa kabiri. Ibitego byagiye muri iriya byinjiye hariya mu izamu byabaye bice, kubera ko na rido ya defense yari hari na Kwizera kahaba nyine. Rero niwe nabonaga bari guhangana, biza kurangizwa nuko we rwose yanze kwitabira imyitozo muri iyi minsi. Nabonaga ko ari we bari bagiye guhangana, naho Abedi yakinnye imikino mikeya mu kwezi kwa kabiri, hazamo n'imvune. Ubwo wabonaga
ko Kwizera Olivier ari guhangana niwe uri kwihangana wenyine, nta muntu bahanganaga kubera ko Abedi imibare yari mikeya cyane yamuvugiraga. Ngibyo byo nakubwira, yahise agitwara rero aranakimanika, anavuga ko yishimye cyane cyane, avuga ati n'abandi nibakore cyane bagitware. Anahita anababwira ko ameze neza kuri match eshatu Rayon Sport yitegura. Uhirwe Regine ni umwana muto cyane, ukiri mutoya, ubwo ni mu rwego rw'abakobwa, ni muri shampiyona y'abagore. Uyu mukinnyi wa Rayon Sport y'abagore, uyu niwe bamaze kuba cyegukana cy'ukwezi kwa kabiri. Anashimisha abantu cyane kuko uyu mwana yaharaniye kujya muri Rayon Sport cyane. Anavuga ati APR FC kunzitira cyane imbuza kujya muri Rayon Sport, kandi bansinyanyishije amasezerano nkiri umwana mutoya. Murabyibuka iyo saga yabayeho. Rero Ferwafa iza gutanga itegeko ivuga ko uyu mwana agomba kujya aho ashaka, kuko icyo gihe cyo gumusinyisha iyo myaka nta cyari kitaragera igihe cyo gufata uburenganzira bwe cyangwa se gufata icyemezo nk'umwana. Rero bemeza ko agomba kujya muri Rayon Sport. Niko kuyijyamo rero yahise atwara igihembo cy'ukwezi kwa kabiri kubera ko yitwaye neza kurusha abandi. Kuri nimero 3 niho akina. Uyu no Uhirwe Regine niwe wamaze kuba yegukana igikombe cyangwa se igihembo cy'umukinnyi ku ruhande rw'abagore witwaye neza. Forenganye rero tumugarutseho, n'umukinnyi rero wiyemeje kuzafasha, n'abafana babimufasabye kuzafasha Rayon Sport ku mukino wa Emelec. Bamusabye ko agomba kwitanga cyane kugira ngo abone ibitego yatsinze mu gikombe cy'amahoro atsinda za City Boy atakomerezeho, ndetse no kuri Etincelle yabonye igitego tinakomerezeho kuri Emelec. Abatsindira ibitego bamubwiye ati iki cyumweru ndetse n'umunsi wo kuwa mbere n'uwawe. Saa 2 rero bazabatana mu mitwe n'ikipe ya Emelec. Reka nsoreza aha makuru cyangwa se breaking news cyangwa se update news ni mu gihe gitoya cyane. Turongera tubakubita izindi. Ngenda SP Panda, iyi ni Panda TV i Rwanda.